hanyuma rero umutware wanjye rimwe twicaye arambwira ati ndashaka ko tuganire arambwira ati rero tugiye gutandukana. Numva isinguyeho ndamubwira ngo mbwiye iki tugiye gutandukana. Ubwo urumva jye nahise nigarukira mu mubiri hehe iwacu Kabarondo nibaza none haho ndi buki. Nta nubwo ngira ngo nababajwe nuko nta mwana mfite, ahubwo nari babajwe n'ahantu ngiye kujya. Hanyuma umutware arambwira ati rero urabona kubyara biranze, ikiza nuko twatandukana ukigendera nanjye ngasigara nkazashaka umugore nawe ukazashaka umugabo. Nagize ikintu gikomeye cyane. Kubyakira ntago byanyoroheye, namwe murabyumva byari bikomeye. Ndongera musubirishamo ntumbwiye ngo ukimutwara ati rega nyine ni ukugenda. Imana ishimwe. Ariko data ni mwiza, ni umugabo w'intwari wita ku batagira shinge na rugero. Twaricaye rero mpakira imyenda, kuyipakira ntago byoroshye. Nayishyiragamo nkavuga nti wenda wabona agiye kumbwira ngo ngaho bireke. Hongera ngapakira we nkavuga nti noneho ndajyahe. Ndayipakira ku munsi buba burakeye. Iryo joro numvaga ritacya kugira ngo meze niryamire, kuko nibazaga aho ndi buke. Mu gitondo harakeye arambwira ati tugende nguherekeze. Yaramperekeje, nagiye ku mudamu umwe wari inshuti yanjye dusengana, ndamubwira ngo noneho kubaka biranze, noneho nyine turatandukanye n'umugabo kuko nyine kubyara byanze. Ambera umugore mwiza w'umukristo arambwira ngo genda ariko uzakomere kandi ntuzave ku Mana, burani ko Imana yabishatse ngahigendera. Ayiwe mutwara aramerekeza rero turagenda tugera ku modoka. Tugera ku modoka ninjiramo, aguma ku idirishya akajya ambwira ngo bye, nanjye nkamubwira ngo bye. Ndavuga ni wenda nagiye kumbwira ngo ngaho uvamo. Ajya mubwira nayo nkareba nkamureba cyane ngo ndeka mwe ngo ngaho uruka. Ariko ahari wenda yabimbwira urya munsi ibi ntago nari bujye ntanga ubuhamya hanahagera nkahasimbuka. Ntabwo nyine yabimbwiye, kuko iyi Imana hari icyo ishaka kugukuramo, hari ibindi kunyuzamo. Imana ishimwe. Hanyuma rero imodoka iruzura, umutware wanjye dusezeranaho. Arambwira ati rero urabeho aheza ni mu ijuru, Imana nibishaka tuzongera tubonane. Nta telefone zabagaho icyo gihe, twe tumaze imyaka 5 tubana. Naragiye tugeze mu nzira, urumva abandi bagenda baganira, ntago nari buganire kuko nari mfite agahinda mu mutima. Wa mudamu wari waramukingiye yari yaramaze gupfa, ntago nari busubire kugishusha aho yari yarankuye. Nageze Kabuga rero mvamo njya mu modoka, ntekereza ukuntu ngiye kujya Kabarondo na zango zose nanyuzemo. Hanyuma ndangije nicara mu modoka, ndavuga ngo ko byamera kose ndagende nicare mu itongo ry'iwacu, ariko nyine se najya he handi. Mu Bugesera haba ibiyaga byinshi, ariko data yarabirebaga arambwira turamenya utajya mu kiyaga, kuko hari igihe uzabivuga hari icyo nakoze. Haleluya. Data yarabirebaga aramperekeza yakabyara ngeze iwacu Kabarondo. Mvuye mu modoka arandi ndasiniroha mu muhanda nk'umwana udafite yagiye. Ayiwe ariko dufite Imana. Bari bansenze. Kera bajyaga bavuga ngo umuntu baramusenda, nkavuga ngo ariko umuntu barinda bamusenda arebahe. Yagiye agenda hakiri kare bataramusenda. Baransenda. Ndamanuka nca ku iwacu, ahari iwacu ndamanuka ngepfo ku baturanyi. Ngezeyo babona mpindukanye ibikapu, barambaza ati kuje. Ntabwo n'urugo rurananiye. Bigenze gute se? Ndababwira ni kubyara byaranze. Narahicaye ndahaba iminsi irisunika, ndangije mbona ubuzima ndimo ntago mbushoboye. Umutima urambwira ngo isubirire kwa wa mugabo, subirayo wijyane, wenda ugize Imana niyo utabukira umugore mwari uriya rugo. Niko umutima wanjye wambwiraga, wenda wajya ukora imirimo muri ruriya rugo.
narahagurutse negura bya bikapu ndongera ndicyura nababwira ngo reka ngende ndavuga base ruriya rugo nge ndwiberamo ningira Imana nyemerere nge mpaba simpabe nk'umugore ariko nibereyo niko byagenze naraje ngize Imana ngeze mu rugo nsanga ntago ari mu rugo njya kumurebera iwabo ngeze iwabo nsanga yicaye mu nzu muri saro abari umbona bwa mbere arambwira ngo ijidi nguraje ndamubwira ngo ndaje ngo Imana ishe